Haleluya. Imana ishimwe kiduhaye umunsi mushya, ubuntu bwayo turayishimiye. Iki ni icyumweru gishya. Ni irihe jambo ry'ukuri ukwiye kubwira ubuzima bwawe? Ni ayahe makuru ukwiye gutangariza ubuzima bwawe, ukayatangariza ibikorwa byawe, ukayatangariza abakuzengurutse, ukayatangariza ahazaza hawe? Ndabigusubiriramo ibi bintu. Iteka Satani aguhamagara akoresheje ahahise hawe habi kugira ngo akwereke ko uri limited, yirengagije izina ryawe ry'ukuri Uwiteka kwita. Ariko Imana igukunda, nubwo izahahise hawe habi, nta na rimwe ijya iguhamagara ishingiye ku hahise hawe, ikomeza ikwita izina yakwise kera. Kuko Yesaya 49 umurongo wa mbere, Bibiliya yatubwiye ngo yakwise izina. Ubwo yagushyiragaho ikagutekereza, wahozeho mu mugambi w'Imana, wahozeho, hari ibyo wagombaga gukora, hari ibyo ugomba guhuza. Rero nta kintu na kimwe gihari cyakunaniza. Bibiliya iravuga ngo Mwuka Wera w'Imana ni umuyobozi. You know what a leader can do? A leader is a person who is able to combine imperfect people to produce required efficiency or results. Umuyobozi ni umuntu ufite ubushobozi bwo gufata ibintu bifite ubushobozi buke cyangwa abantu bafite ubushobozi buke, batari abahanga cyane, badafite experience nini cyane, bafite intege nke cyangwa weaknesses runaka, ariko abo bantu akabahuza, akabakuramo itimu, akabakuramo ikipe ibasha gukora ikintu gisobanutse. My God, umuyobozi ni umuntu ushobora gufata abanyantege nke, abantu badajijutse cyane bidasanzwe, nubwo ari abanyantege nke, akabahuza, agahuza abanyantege nke, akabakoresha ikintu kidasanzwe. That's what a leader is able to do. None Bibiliya irambwiye ngo Mwuka Wera ni umuyobozi. Uri umunyantege nke bingana iki ku buryo Mwuka Wera atagukoresha? Uri umuswa bingana iki ku buryo Mwuka Wera atagukoresha? Uri umunyabyaha bingana iki ku buryo Mwuka Wera atagukoresha? Ufite intege nke zingana gute ku buryo Mwuka Wera atagukoresha? Satani ntagushuke, ibitekerezo by'umwanzi ntibikunanize. Ntabwo uri umunyantege nke ku buryo Mwuka Wera yananiwe ku buzima bwawe. I came here to tell you, Mwuka Wera aracyashoboye. Mwuka Wera ntabwo yigeze ananirwa. Satani arakubwira ko bidashoboka, ariko Mwuka Wera aracyabona bishoboka. Satani arakubwira ko utagerayo, ariko Mwuka Wera arakugezayo. Ibihe bizakubwira ko wananiwe, ariko Mwuka Wera ntabwo abona ko wananiwe. Ibihe bizakubwira ko utagerayo, ariko uzagerayo. My God. Icyamuka byumva. Uzi icyo naje kuvugana nawe uyu munsi? Tangira ugira ijwi riri muri wowe. Gira ijwi ry'umuyobozi rikorera muri wowe. Ijwi ry'umuyobozi rikorera muri wowe. Icyambere iri jwi rigomba gukora, rigomba mbere na mbere kukuvugisha wowe ubwawe. Uzi icyo bimara kugira ijwi ry'imbere rikora? Byagenze gute? Ijwi ry'imbere rikora ribasha gutuma uvugana n'igihanda. Dawidi agemuriye bakuru be byagenze gute? Yagezeyo asanga Goliyati yabajengereje. Abari bahari bose, amajwi yabo y'indani yari yamaze guceceka burundu kuko ubwoba bwari bwabataye. Ariko this man yinjiyeyo, umuyobozi Mwuka Wera yari amurimo. Nubwo atari umuntu ukomeye,
ariko mwuka wera ina voice yaramubwiraga ngo ibi wabikora. Uzi icyo nshaka kuvugana nawe? Ntabwo ari ngombwa buri gihe ngo uba ufite resulta zidasanzwe cyane, ariko izo ufite zirahagije. Si ngombwa ngo uba ufite insinzi abantu bazi, ariko za zindi wagize uzi mwuka wera ugukoreramo azi hari ibintu wowe n'umutima wawe muziranyeho abandi batazi. Ibyo birahagije ngo utsinde. My God, let me tell you this. Nimba Satani ashobora gufata ibyo abantu batazi wakoreye ahatagaragara, kuko ibyaha byinshi abantu babikorera ahatagaragara, right? Nimba Satani ashobora gufata ikintu runaka kitari cyiza mu maso y'Imana, wagize intege nke ugakorera ahatagaragara, akagikoresha nka limitation yo kukubwira ko utapfa ku accessinga ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, kandi kigakora, uratekereza iki kuri bwa buntu bw'Imana uzi wenyine? Ahari nijoro rimwe wumvishe ikintu kidasanzwe kiba mu buzima bwawe. Hari amasengesho wasenze uri wenyine ubona Imana iritamuruye. Hari igihe wibazaga nimba umuryango uri bukinguke ubona Imana iritamuruye, ariko ayo makuru uyazi nayo uziranyeho n'umutima wawe gusa. Nimba Satani yakoresha ibikorwa byawe byahiherereye akabikoresha kurega imbere y'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo imirimo Imana yakoze abantu batareba, ijwi wumvishe badahari, ryasengesho wasenze cyagiye nijoro mu gicuku, ya mirimo wabonye wowe ubwawe warebye n'amaso yawe, nubwo ujye uyibwira abantu ntibayumve, irahagije ngo ibe urufunguzo rufungura ibiguteze, irahagije ngo ikubere ishimwe ridasanzwe. Iyo mirimo nubwo yagikoreye we gusa, umutima wawe uracyakizirikana. Icyo ni ifunguro wabonye rimwe byanze, icyo gitangaza kirakomeye. Igihe cyose ijwi ryo muri wowe ryaba rikibyibuka rikabyatura, uri umutsinzi udasanzwe. Dawidi yakoze iki? Yatangiye kumva muri we imirimo yabereye mu ishyamba ihagije ngo atsinde igihanda. Ntabwo isi bizi, ntabwo abantu babizi, ntabwo n'inshuti zawe za hafi zibizi, ariko mwuka wera arabizi. Hari imbaraga zikurimo. Satani yikubwira ko uri umunyantege nke ngo ubyemere. You are not weak. Kankusomere icyanditswe. Zekariya igice cya 4:7 biravuga ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi, barangurura bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Noneho hano King James version iravuga ngo who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone. Therefore with shoutings crying, grace, grace unto it. My God, uraza gusakuza, uraza kubumbura akanwa, iryo jwi rikurimo ryibutse guhamagara ubuntu bw'Imana, ryibutse guhamagara ineza y'Imana. Kuko biravuga ngo nimugira kwizera imisozi muzayibwira yimuka ijye mu nyanja. Ni musozi iki? Ni musozi iki? Ni intege nke ki? Vugana nawo. Hari ubuntu bw'Uwiteka, hari ubuntu bw'Uwiteka buri ku buzima bwawe, hari ineza igenda ku buzima bwawe, ariko mu gihe ijwi ryawe ritarabasha kuvuga nk'umuntu ufite ineza y'Uwiteka, ntabwo izigera iba activated. Ngira akantu nk'ibira kibanga. There is what we call small room and big room. Big room
ni hano mu buzima busanzwe tuba buri munsi, aho amaso aba turiho, tugerageza kureba ko twakora ibintu bizima, twatera intambwe nshya runaka, twakwisumbuраho cyangwa twatera imbere mu mibereho, twagira ibyo dukora, twabaho neza. Nyine buno buzima turimo budusaba kugira icyo dutanga kizima. That is big room. Ikintu ukwiye kumenya kuri iki cyumba kinini cyangwa hanze, nyine hano mu buzima busanzwe, aho buri wese akubona, aho abantu bari, that's what we call big room. Ni icyumba kibamo celebration cyane, kuko y'Imana ikinguye umuryango, ikigaragara ko wakingutse, imbuto cyangwa se ibivuye muri uwo muryango Imana yakinguye bigaragarira muri big room, bigaragarira abantu, abakuri hafi bakagufasha kwishimira iyo ntambwe uteye. Ariko nanone niyo byanze, big room ibihari ngo igukwene, inaguca intege kurushaho rimwe na rimwe. Ariko don't neglect small room. Small room niyo y'ingenzi. Small room ni hahandi uba uri wenyine, hahandi uba uri wenyine, hamwe uba uri kwiganiriza, hamwe wowe ubwawe ibintu ubinyuzamo amaso ukibaza ngo ndajya hehe, ndi muntu ki. Nubwo small room nta bantu baba bayibamo, ni y'agaciro kuruta big room, kuko iyo umuntu ari muri small room afatiramo umwanzuro ari buze gutangariza muri big room. Small room ni ahantu ho kumekingira decision, ariko big room ni ahantu ho gushyirira decision mu bikorwa. Suri bubyumve, iki cyumba gitoya hamwe uri wenyine ni icyumba kigena imyanzuro, kikagena n'uburyo umuntu agomba kwitwara ageze mu kibuga. Mwisi tubamo ya buri munsi duhuriramo n'abantu benshi, bwa buzima usangiye na benshi, ni ikibuga kigari kirimo abafana n'abakinnyi mukinana. Iyo unaniwe bakwereka ko wananiwe, niyo watsinze bakwereka ko watsinze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umusaruro wose waturuka mu cyumba kinini cyangwa wabonera muri ubu buzima busanzwe bw'abantu bose babona, ushingira ku myiteguro yawe ugirira aho batari. Nimba utabasha kwiganiriza badahari, biragoye kuzabasha kubaganiriza bahari. Tangira utoze ijwi ryawe mo imbere kuvuga amagambo y'ineza. Umutima wawe niwuzura amashimwe, umutima wawe nurangurure, nuvuge iby'ineza y'Imana, kuko Kristo ari ku buzima bwawe. Nurebe ibidasanzwe. Habakuki 2:2 biravuga ngo maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire. Nicyo amaso yawe ajya guha iyo uri wenyine, n'ibicyo ujya urota iyo uri wenyine. Ibyo ngibyo uko ukomeza kubyatura, ivugane, speak to yourself. Bibiri avuga ngo medita, ibwira amagambo y'Uwiteka. Ni gute ufata indirimbo yumva kuri radio? Nuko intekerezo zawe ziba ziyibwira. Rimwe na rimwe hari igihe uyiririmba par accident, ugasanga warayimenye utabizi ko wari uyizi bigezaho, kuko wagiye uyumva kenshi. Nijwi ki ukomeza wumva kenshi. Yosuwa 1:8 yaravuga ngo amategeko yawe ari mu iki gitabo, ngo nzajya nyibwira ku manywa na nijoro. Ni ibiki wanditse ku mutima wawe ari byo ugomba kujya wibwira amanywa nijoro. Ni ubuntu bw'Imana, ni uko ugomba kuzamuka, uzatera imbere, uzabasha gukiranukira Imana. Nimba wibwira gukiranukira Imana gake, uzabishobora gake. My God, reka dusenge, reka dusoreze ahangaha dusenga Imana. Haleluya. Mana data wa twese, uyu musozi uri imbere y'umwana wawe nukurweho mu izina rya Yesu, nukurweho mu izina rya Yesu.
habwa umugisha mu izina rya Yesu. Habwa umugisha mu byo ukora, habwa umugisha uri wenyine, habwa umugisha uri mu bandi, habwa umugisha mu byo utekereza gukora, habwa umugisha mu muryango wawe, habwa umugisha mu kazi kawe, habwa umugisha. Ijwi ryiguca intege nirikurweho, akira ijwi rigukomeza, akira ijwi rikwibutsa imirimo idasanzwe Uwiteka yagukoresheje, akira ijwi rya Kristo, akira ijwi ry'Umwuka Wera. Nuzamuke, nukora ibikomeye, nugere kure, niwamamaza inkuru ya Kristo yuko agira neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimba ubyizeye uvuge ngo amen. Uwiteka ari kumwe nawe none n'iteka ryose kuko aragukunda. God bless you.